ubu tugiye kwakira ibintu bidasanzwe, tugiye kwakira amavuta, tugiye kwakira muzana ubukene bwanyu, muzana ubwo butindi, Imana ibajyanye aha mugiye muri Amerika. Kandi ubwo n'abari muri Amerika tuvugana batubwira ko naho habaye imbobo, abari hejuru haba mu Burayi barakubwira bati yewe uza nabi ugakubitwa ukagenda nawe ukarara hanze ukaba homeless, hariyo n'imbobo naho ugiye nuko ntawe ubabwira ko agiye muri Congo ni muri Amerika, ni muri Canada, ni muri nuko. Ndashima Imana ko nkiri mu Rwanda, basanga nanjye igihe nikigera nzajya, ariko kujyayo ntacyo bitwaye, munyumve neza. N'abariyo tubahaye intashyo rwose ushobora kuba waragiye baraguhanuriye saba. Icyo ndi kuvuga ni akantu ko kubihakanisha imirimo. Ni gute pasiteri aguhamagara muri office akakubwira ngo mfite iyerekwa ryawe, ngo nagize iyerekwa ryawe, wahagera agakanda ibere? Ibi mpora mbivuga. Iyo bigeze kuba pasiteri ho mpita numva rwose nahita ndamika mikoro singagenda. Ibi bintu twagiye tugira ibintu by'ibikomere mu rusengero, ibyo turebesha amaso bikadukomeretsa, n'ibindi byadushikiye bikadukomeretsa, ariko ikintu turi kuvuga ni Pawulo abwira Tito aravuga ati be careful. Abantu bavuga yuko bazi Imana, aha harimo abantu batanga ibisacumi, batanga amaturo ashitse, bita abantu ba dadi na ba mami, bita abantu se ko nawe bita ango, ni mami ni dadi, dadi mami, dadi mami. Kandi ubwo dadi ikintu dadi akorera dota na sani nako sani we naho, ariko nabo barabatinga da gagasara. Receive the anointing, receive grace, receive nigeze nza ndabivuga. Imana imbwira ati genda babaze igihe bafatiwe. Receive the Imana yagasara. Receive, you start from the morning receiving up to the evening uri muri receive. Nabaza uri receiving iki? Ntago twanze ku receiving, even natwe ariye tuza tukavuga ngo akira. Yes, birakora, ariko reka turebe uri kwakira iki. Umuntu wese uzakujana imbere atakubwira mu bintu akubwira atakubwira makureka icyaha, uzashyire motowa, kuko biravuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, ariko kuva mu bizani ko kujijuka. Ninda mukagize umuryango uzawumpe once nyine, mbese niba navuga gute mbuze nuko mbyita, uzawumpe nyine sinzawuvemo, like uzawumpe tugumane. Ariko ugasanga haje umuntu uvuga Imana nuko undi akaza akakubwira ati nuko ati mbonye uriya muntu muri guteretana atari we. Yego ndabyemera bibaho, ariko akenshi ndavuga icyo hano Bibiliya ivuze. Pawulo abwira ati tarwe ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Ni byiza ko bavuga ikintu basi nawe ukumva hari ahantu uhuriye nacyo, like baramutse bavuze ko ugira amagambo nawe ubizi kugira amagambo, okay, wavuga uti ibintu bavuze n'ukuri, ariko birababaje ko umuntu wamwita umunyamagambo kandi uzi neza ko nawe abizi ibyo nta kintu bigutwara. Eka nikomereza, ntabwo turi kuvuga ibi ngo turi guca imanza. Iyo tuvuga gutya natwe nawe ngo turacyari hano kwisi, ariko se basi twe dukora iki? Bavuga yuko bazi Imana ariko bakakanisha imirimo bakora. Kubera iki se? Nigeze nsa mu rwandiko bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha imirimo bakora. Bavuga yuko ari abarokore ariko banywa amayoga rwijishwa. Bavuga yuko ari abarokore ariko bambara impenure. Bavuga yuko ari abarokore nibo bicanye. Nigeze ntungurwa, nigeze njya gusengera ahantu once upon time batari bafunga amatorero. Umuntu umwe haramanura ambwa ati uramenye ntuzongere kunywa amazi. Neze kubera iki bwora? Aravuga ati dore bukeye mwabantu, umuntu utararira uburozi mu rusengero agira ngo ntago bubamo. Umuntu utaranigirwa mu rusengero agira ngo nta nkoni zihaba. Hari igihe mu rusengero hakubitirwa ugahura n'umuntu wavuye hanze ariko akaza akicara mu rusengero afite yahinduye miri, ariko ntago yahindutse mu mutima. Twagize tubona abantu bakubitana insengero nuza intebe mu rusengero bapfuye imyanya ngo kanaka ngo bamwicaza imbere. Twigize tubona abantu bakubitana ingumi bakarogana bapfuye amaturo mu rusengero. Twigize tubibona kuko twabaye muri icyo gihe. Twigize tubona ahantu abacuranzi bacuranga ariko babanje gupesa. Ndashimira Imana ko ntaho nacuranze nishyuza, abantu banzi bazi ko ngerageza gufataho. Twigize tubona ahantu musenge numva avuga n'ubukana burenze ubwanyu. Uyu muntu ninde ko numva avuga muri to iri hejuru, aravuga ngo urinde mwami nka kwitaba ngo nkukore, ahita ajya hasi. Yumva muri we hari ikintu kimukubise, yumva hisa amanuka ajya hasi. Iki nicyo ndi kuvuga, habayeho transformation iri divine cyangwa se divine transformation. Aha niho Paulo Sauli yahindukiye mu kugwa hasi kwe ijisho rirameneka, ariko aza kuza kongera kuburuka. Imana yahinduye amateka, yahinduye izina, yahinduye uwo yarari we, yamuhaye urundi rwandiko niba ariko nabyita, donc yamuhaye indi identity. Ikintu ndi kuvuga ni iki, abantu benshi tubaye imbere y'Imana, tubaye mu nsengero ariko nta guhinduka guhari. Abantu benshi tuvuza Imana ku rurimi ariko mu mitima idahari. Abantu benshi duhuguriye abandi kwegera Imana natwe ubwacu tutayegera.
batwegereye. Abantu benshi tubwiye abantu kwihana ibyaha natwe ubwacu tutarabyihanye. Ikintu ndi kuvuga hano kibe clear and clean. Ndimo ndavuga ku guhinduka, kuza n'impinduka nziza, kuza ni ibintu guhinduka kwiza, kuza n'impinduka nziza muri sosiyete kugira umubare. Saul aza kuza guhinduka, ndaza kuza kwihutisha. Ndashimira Imana ko abanyamuhamagaro badapfa mbere y'umuhamagaro. Nanjye uba yicaye imbere Imana ahantu yankuye, ushobora kundeba ngo wewe uracyariyo, njye mfite ahantu mvuye. My dear, njyewe ndahazi. Umuririmbyi avuze iki? Aravuze ngo njye naramubonye Yesu twarahuye. Nago wakivanga muri aferi zanjye na Yesu kuko ahantu duhuriye. Hari ahantu Yesu atuvanye, hari amazina twitwaga abantu bo mu Gatenga, abantu bazarebereza byumba, hari abantu twiganye, hari amazina twitwaga, hari uburyo twari duteyemo duteye isoni, hari uburyo twambaraga ubusa ku karubanda, hari uburyo twajyaga tubyina umuntu agafata stage ya wenyine. Abantu twiganye mujya mu commentaire. Ngira ngo naza kubeshyira hano ibintu. Dufite ubwibone aha hose duto. We niba nkurikiye ubifite sava, it's all up to you, ariko nge ndiko kubwira ibyo Imana yatumye mpindura. Hanyuma ndimo nakubwira ngo ndashimira Imana ko abanyamuhamagaro batajya bapfa mbere y'umuhamagaro. Wari Saul ahuye na Kristo, yakira Kristo, singiye kuvuga kuri ibyo, ariko biza kuza kugera ku kigezo Imana imutuma. Yesu nawe amutuma amwohereza muri aya matorero. Niho hano tubona izi nzandiko. Urwandiko Paulo yandikiye nuko nawe urabyumva. Abaroma sinzi, Abakorinto murabibona namwe. Abagalatiya dore dusomye urwo yandikiye Tito. Arimo amutegurira kuza kugira umumaro mu itorero, cyangwa se amutegurira kugira inshingano muri Keretse, mu itorero ry'Ikeretse. Ariko aramubwira ngo witonde, nubwo urimo kwerezwa izi nshingano, nubwo uri kujya guhabwa izi nshingano, hari abandi bamaze igihe mu rusengero ariko bafite ibintu bya inarinje, bafite kamere zanze gupfa, bafite Imana ku rurimi ariko batayifite ku mutima, bafite Imana ku munwa ariko batayifite mu maraso, bafite Imana ku jisho, arakureba igitsuru ukavuga udapfuye ariko muri we nawe ntayimo. Paulo abwira Tito, aramubwira ngo itonde, bavuga ko bazi Imana. Iri jambo ndaritinya mu buzima. Njya mbwira Imana nti nubwo abantu bose bantunga intoki bakanshira imanza, njye ndabizi neza ko hari ahantu njye nawe tunyuranye kandi ko hari ahantu nkuye. Paulo abwira Tito ngo itonde. Reka tubasuhuze mu izina rya Yesu, reka tubatureho umugisha w'Imana, reka tubifurize kugubwa neza, abari hafi ndetse na kure, abari hirya no hino, abarizima ndetse n'abarwaye, abo byakunze n'abo byanze, abacuruzi n'abaguzi, abashoferi n'abagenzi. Reka tubifurize amahoro y'Imana mwebwe mwese, abapilote nabo batwara, mbese abarimu n'abanyeshuri. Either way tuhaye ikaze abanyeshuri cyane, turabizi namwe mujya mushyiraho mugakurikira ibyanditswe byera, kuko Bibiliya urupapuro rwaho rwa mbere harimo Bibiliya zigiye ziriho ijambo rivuga ngo abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ntago YouTube yakurera, ntago TikTok yakurera, ntago Facebook yakurera, ntago Instagram cyangwa se IG Instagram, ariko bivuga bikaba nimeze gutya, nago yakurera. Ukeneye n'iki gitabo kuko ibintu byose biri muri iki gitabo. Ushaka kwambara neza biri muri iki gitabo, ushaka kurya kumenya uko warya neza biri muri iki gitabo, ushaka kumenya uko wakitwara biri muri iki gitabo, ushaka gucuruza cyane kunguka biri hano, ushaka kubaka urugo rwiza biri hano, ushaka kuba umuntu udasanzwe w'ingenzi ndetse w'ingira akamaro kandi w'inyangamugayo biri hano. Navuga kuri Bibiliya ukumirwa. Bibiliya irimo ubuzima bwose. So thank you so much for watching us aho muri hose naho bamudukurikiye muri, kandi mwarakoze ku bwa subscription. Yes, hari abantu bavuga ngo ni bamwe bavuga ngo ni subscription, abandi ngo ni subscription, ariko mu cyongereza kiza ni subscription. Imana ibaho umugisha kubwo gukora subscribe, mugakandaho mukadukurikira rwose. Abantu muri ibiganiro byacu mukabirangiza, inyigisho zacu mukazirangiza, mwebwe muzisharinga, mwebwe musiga commentaire. Nkunda kubabwira ngo abanjye bo nkundi urebye warangiza ugasigaho hasi n'ikiyumvira ufite, kuko hari ibyo mutubwira tukabikosora, hari n'ibyo mutubwira natwe ubwacu tukikosora, hariho ibyo mutubwira ngo ubutaha muzatubwire kuri ibi. Wow, biranejeje, birahimbaye, birashamaje. Imana ibahe umugisha. Nkunda abantu, namwe turabakunda kuko mwahisemo kudukurikira. Imana ibahe umugisha. Well, nitwa Sandrine Uwihoreye. Hari umuntu ndeba akavuga ati uyu muntu uvuga gutya
nuko nahamagawe nyine nahamagawe ukundeba njya ngerageza kwiyumanganya bikanga nagerageza kubikosora nyine ngo ngende nkuko mubishaka ngo mvuge nibo mbaritse gutya bikananira mba nashatse kuza nyine mu mavuta atuje nyine gutya nk'ayabikira Mariya bikanga mujye mwihangana umuntu wese atera ukwe cyangwa se amera nkawe avuga nkawe uko tudasa ntitureshye ntitwambare bimwe ntituvuge kimwe ntitube twarize bimwe ntitube tuvuka ahantu hamwe twese buri muntu wese akaba afite umwihariko ni nakutakangurira umuntu ngo mera nk'akanaka kuko buri muntu wese ari unique ku giti cye everyone has nyine uniqueness ye buri muntu wese agira uniqueness ye murakoze cyane nahoze ndeba ikibwiriza cyo mu cyongereza niyo mpamvu mwumva ndi gutama utuntu harimo n'abantu batabikunda ejo bundi aramurangiye ngo ariko ngo uravuga ngo ugashyiramo ngo ibyongereza wowe kabyarawe umbabarire pe mwiseguyeho niba unandeba nuko nyine meze ejo nzashyiramo n'ibindi kiremo n'ibindi mfa kuba ntazakutuka cyangwa ngo nkubwire nabi buri muntu wese agira uko avuga kandi biterwa n'aho umuntu agiye aba n'ubuzima agiye abamo niyo mpamvu nkunda kuvuga mvanga indimi abantu banzi twanasenganye bazi ko n'igifaransa nyivuga cyane kuko naragisemuye cyane muri church yes numva rero ntabwo ari ibintu twihingamo indimi turazizi Yesu yaduhaye ni umugisha kandi ukomeye ntabwo tuba twirase ariko ni umugisha ukomeye kumenya Yesu nshimira umuntu ukunda kuvuga ko kandi ngo ni umugisha ukomeye kumenya Yesu yes nari mbahaye ikaze kuri YouTube channels you give hope TV mwafashwe ryari official ndetse na nuko n'indi ya gatatu nkunda kuyitiranya n'iyindi ubwo kubera ko ndi kuziconfusinga mbaye nyiretse ariko ni umugisha ukomeye kumenya Yesu uyu munsi wa none abantu benshi bafite ikintu bari kwibaza ngiye mu byanditswe of course n'ujye ubona naje gutyo umenya ko nta bindi bintu mfite byo kuvuga baniyize mu byanditswe kuko niho hantu bari mu muhamagaro wanje kandi iyo mbwirije nka gutya cyangwa se nkaza gutya ndi mu mavuta yo kubwiriza nkabona hari umuntu umwe babiri batatu bafashe iki cyigisho bakakireba n'ikindi ndavuga wow respect maximum respect kuri mwebwe mudukurikira ndetse mukunda n'ibyigisho dutanga ushobora kunkurikira ufite ubumenyi buruta ubwanjye ariko wubahe nanjye ubwanjye kuko ubwo mfite nyine n'ubwo ngubwo ushobora no kunkurikira nanjye mbugusumbije nubaha ubwawe kuko n'ubwo ahangaha nta kwitana bamwana guhari buri muntu wese ari blessed ku giti cye yes abantu benshi bari kwibaza ngo kubera iki ibyaha bibaye byinshi hari umuririmbyi waririmbye ndaje nze dusenge yararirimbye aravuga ngo ibyaha birakorwa ari byinshi bakabyita ngo n'amajyambere ubwo nyine ndirimbye mu ijwi rye ibyaha birakorwa ari murabizi ko ariko bakunda kuririmba nyine abadive budukurikiye turasuje ibyaha birakorwa ari byinshi bakabyita ngo n'amajyambere ubujura burakorwa ari undi araririmba ngo reba amazu meza twiyubakiye maze ureba abagore isi iraryoshye we urumva ikintu kimwe mu bintu bitumye abantu benshi dukora ibyaha cyangwa se ninjya mvuga kugira ngo tuzaba nkuteye nkutunga rumwe nanjye izindi zindeba kimwe mu bintu bitumye abantu benshi tunanirana tudashinga mbese ngo dushyike muri masosiyete tubayemo cyangwa se ngo tuba abantu bo kwifuzwa tuba abantu b'agaciro tuba abantu b'ingenzi tube abantu b'umumaro ni ukubera ko twivanze n'abandi like buri muntu ashaka kumera nkundi buri muntu ashaka kuvuga nkundi buri muntu ashaka n'ibibi turabikopera tugiye gusenga Imana twinjire mu byanditswe turebe icyo Bibiliya ibivugaho haba mu buzima bw'amadini cyangwa se hanze y'amadini ngiyo nje hano mba ndivugira mu buzima busanzwe ko twese turabatura Rwanda nuko Imana ibahamugisha reka tubanze dusenga tutagiye muri byinshi nakubwiye ngo nitwasandrine uyihoreye niyo mazina yanjye turagushimiye Mana yaremye ijuru n'isi mu izina rya Yesu tugushimiye kuri Imana umuririmbyi yaravuze ngo uri Imana ntabwo ujya uhinduka izina ryawe rirubasha aravuga ngo kandi uhimbazwe kuko utamugize kuba nk'umuhigo w'amenyo y'abanzi be turagushimiye abo wahaye kuramuka ndetse no kwirirwa tugushimiye ko tukiriho kandi tugihumeka kandi atari uko Satani yihaniye ahubwo kuko imbabazi zawe zihoraho iteka tugiye mwanya mwiza w'ibyanditswe turasenze kugira ngo umwuka wera abe mwinshi cyane kuri twe atuganze ntaba ari twe tuvuga ahubwo uvugire muri twe kandi umuntu wese tugiye kubana muri uyu mwanya muto cyangwa mugari bitewe n'icyo wateguye nawe tumuhesheje umugisha mu izina rya Yesu amen yes turasoma urwandiko Paulo yandikiye Tito iyo nje gutya rwose sintinda Paulo urwandiko yandikiye Tito cyangwa se urwandiko Paulo yandikiye Tito ibice byaho ni igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 16 haranditse ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora bene abo nabo kwangwa urunuka nabatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze aho muri tuve ngo amen Paulo
rero uyu nguyu wanditse uru rwandiko ahangaha yari arimo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'Ikirete, yari arimo amuha inshingano cyangwa se yari arimo amutegurira kwinjizwa mu nshingano cyangwa se gusigarana itorero ry'Ikirete kugira ngo rigere ku kigezo andi matorero yose yari ariho. Pawulo uyu nguyu yitwaga Sawuli imbere. Umva gatoya, ngiye kuvuga iki? Ngiye kuvuga ku mpinduka nziza zitanga umusaruro muri sosiyete, niyo kintu ngiye kuvugaho. Pawulo uyu nguyu yitwaga Sawuli mbere, hanyuma yatotezaga amatorero cyangwa se ubwoko bw'Imana aho bwabaga burashoboye kwakandagira yarahageraga. Ikindi nkunda kuvuga, yari afite ubwenegihugu burenze 3. Ikindi yari umunyamashuri y'ikirenga. Ikindi yari umuntu udasanzwe. Hanyuma ndashimira Imana ko ari Imana ijya yemera ko ibintu byose biba ariko ifitemo umugambi. Pawulo uyu nguyu yitwaga Sawuli, yari umuntu utinyitse. No ku gihe bishaga umuntu witwa Stefano, Sawuli yari hariya yarabahagarariye. Sawuli yajyaga aca abagore amabere. I tell you, yajyaga afata kubera gutoteza abantu b'Imana. Yatotezaga itorero kugeza ku gipimo. Ubundi ababyeyi n'igitsina gore turi abantu bagirirwa impuhwe bambi. Uzarebe n'inzara iyo yateye cyangwa se mbese turi nk'abantu uza no muri bisi winjiyemo. Kuri bano bantu batega amayutongo, winjiramo utwite ugasanga abantu bose bagira impungenge ati yewe urasaricara hehe. Mbese ugasanga igitsina gore ni abantu bagirirwa impuhwe. Turashimira Imana ko ariko yaturemye nyine kugira ngo mujye mutu. Sawuli we ntago yari afite impuhwe. Namuwe yari afite kabone nubwo wari kuba wonyeje mama w'umwami uri we wese upfa kuba wijanditse mu byo ngo Yesu ngo ibintu byinshi waje gukuraho amategeko no kuzana ubugoryi bwo kurwanya abasadukayo n'abafarisayo, uzana ibintu biri par contre n'ibyo, mbese uzana ubutumwa bwiza bwa Yesu. Pawulo ikiciro cye yari umwishanyi, yari serial killer, yari umwishanyi wabigize umwuga. Yari afite inzandiko, yari afite urwandiko rumuhesha uburenganzira bwo kwica no gutoteza abiyita abantu b'Imana cyangwa se itorero. Mu gihe cya Stefano umunsi yaterwaga amabuye, nabivuze Sawuli yari hariya. Ikintu ndi kuvuga hano kize kuza kumvikana, nje kuvuga ku mpinduka nziza zitanga umumaro muri sosiyete. Sawuli umunsi umwe uko abimenyereye arimo ajya kurenganya itorero ry'Imana i Damasiko, nibwo yahuye na Kristo amutungura mu muco. Aramubwira ngo Sawuli, amuhamagara mu ijwi rikomeye, arabaza ngo Sawuli undenganyiriza iki? Sawuli mu magambo make kubera ko yumvaga ari umunyamaboko, ariko yumvishije ijwi rivuganye nawe ahita ahungabana ngo ndapfuye. Uyu muntu ninde ko numva avuga n'ubukana burenze ubwanyu? Uyu muntu ninde ko numva avuga muri to iri hejuru? Aravuga ngo urinde mwami nkakwitaba ngo nkukore. Ahita ajya hasi, yumva muri we hari ikintu kimukubise, yumva ahise amanuka ajya hasi. Iki nicyo ndi kuvuga, habayeho transformation iri divine cyangwa se divine transformation. Aha niho Sawuli yahindukiye mu kugwa hasi kwe ijisho rirameneka, ariko aza kuza kongera kuburuka. Imana yahinduye amateka, yahinduye izina, yahinduye uwo yarari we, yamuhaye urundi rwandiko niba ariko nabyita, donc yamuhaye indi identity. Ikintu ndi kuvuga ni iki? Abantu benshi tubaye imbere y'Imana, tubaye mu nsengero ariko nta guhinduka guhari. Abantu benshi tuvuza Imana ku rurimi ariko mu mitima idahari. Abantu benshi duhuguriye abandi kwegera Imana, natwe ubwacu tutayegereye. Abantu benshi tubwiye abantu kwihana ibyaha, natwe ubwacu tutarabyihanye. Ikintu ndi kuvuga hano kibe clear and clean. Ndimo ndavuga ku guhinduka, kuza n'impinduka nziza, kuza ni ibintu guhinduka kwiza, kuza n'impinduka nziza muri sosiyete kugira umubare. Sawuli aza kuza guhinduka, ndaza kuza kwihutisha. Ndashimira Imana ko abanyamuhamagaro badapfa mbere y'umuhamagaro. Nanjye uba yicaye imbere Imana ahantu yankuye, ushobora kundeba ngo wewe uracyariyo, njye mfite ahantu mvuye. My dear, njyewe ndahazi. Umuririmbyi avuze iki? Aravuze ngo njye naramubonye Yesu twarahuye. Nago wakivanga muri aferi zanjye na Yesu kuko hari ahantu duhuriye. Hari ahantu Yesu atuvanye, hari amazina twitwaga abantu bo mu Gatenga, abantu bazarebereza byumba, hari abantu twiganye, hari amazina twitwaga, hari uburyo twari duteyemo duteye isoni, hari uburyo twambaraga ubusa ku karubanda, hari uburyo twajyaga tubyina umuntu agafata stage ya wenyine. Abantu twiganye mujya mu commentaire. Ngira naza kubeshyira hano ibintu. Dufite ubwibone aha hose we niba nkurikiye ubifite sava, it's all up to you, ariko nge ndiko kubwira ibyo Imana yatumye mpindura. Hanyuma ndimo nakubwira ngo ndashimira Imana ko abanyamuhamagaro batajya bapfa mbere y'umuhamagaro. Wari Sawuli ahuye na Kristo, yakira Kristo, singiye kuvuga kuri ibyo, ariko biza kuza kugera ku kigezo Imana imutuma. Yesu nawe amutuma amwohereza muri aya matorero. Niho hano tubona izi nzandiko.
urwandiko Pawulo yandikiye nuko nawe urabyumva. Abaroma sinzi, Abakorinto murabibona namwe, Abagalatiya dore dusomye urwo yandikiye Tito, arimo amutegurira kuza kugira umumaro mu itorero, cyangwa se amutegurira kugira inshingano muri Kerete, mu itorero ry'Ikerete. Ariko aramubwira ngo witonde, nubwo urimo kwerezwa izi nshingano, nubwo uri kujya guhabwa izi nshingano, hari abandi bamaze igihe mu rusengero ariko bafite ibintu bya inarinje, bafite kamere zanze gupfa, bafite Imana ku rurimi ariko batayifite ku mutima, bafite Imana ku munwa ariko batayifite mu maraso, bafite Imana ku jisho, arakureba igitsuru ukavuga udapfuye ariko muri we nawe ntayimo. Pawulo abwira Tito, aramubwira ngo itonde, bavuga ko bazi Imana. Iri jambo ndaritinya mu buzima, njya mbwira Imana nti nubwo abantu bose bantunga intoki bakanshira imanza, njye ndabizi neza ko hari ahantu njye nawe tunyuranye, kandi ko hari ahantu nkuye. Pawulo abwira Tito ngo itonde, bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha imirimo bakora, bavuga yuko ari abarokore ariko banywa amayoga rwihishwa, bavuga yuko ari abarokore ariko bambaye impenure, bavuga yuko ari abarokore nibo bicanye. Nigeze ntungurwa, nigeze njya gusengera ahantu once upon time batari bafunga amatorero. Umuntu umwe waharamanura arambwira ati uramenye ntuzongere kunywa amazi. Ese kubera iki bwora? Aravuga ati dore bukeye mw'abantu, umuntu utararira uburozi mu rusengero agira ngo ntago bubamo, umuntu utaranigirwa mu rusengero agira ngo nta nkoni zihaba. Hari igihe mu rusengero hakubitirwa ugahura n'umuntu wavuye hanze ariko akaza akicara mu rusengero, afite yahinduye miri ariko ntago yahindutse mu mutima. Twagize tubona abantu bakubitana insengero, intebe mu rusengero bapfuye imyanya ngo kanaka ngo bamwicaza imbere. Twigize tubona abantu bakubitana ingumi bakarogana bapfuye amaturo mu rusengero. Twigize tubibona kuko twabaye muri icyo gihe. Twigize tubona ahantu bacuranga ariko babanje gupesa. Ndashimira Imana ko ntaho nacuranze nishyuza, abantu banzi bazi ko ngerageza gufataho. Twigize tubona ahantu mu rusengero umuramyi ajya kuri pulpit ariko babanje kumwishyura. Twigize tubona ahantu umuhanuzi ajya gusengera umuntu ariko yabanje kukubwira ati ngiye mpaguruka washizemo esansi ya 2 kandi atagira n'igare. Ibyo bihe twabiciyemo. Bavuga yuko bafite Imana, bazi Imana ariko bayihakanisha imirimo bakora. Twigize tubona ahantu umuntu ahaguruka mu rusengero akajya gusambana, avuye Nyagatare akajya gusambana hano, ntabwo duciye imanza. Twigize tubona amaso yacu yabonye byinshi, umugani wa muhanzi, n'amatwi yacu yumvishe byinshi. Ariko Pawulo abwiye Tito, aramubwira ati no, ntuzigere ugendera ku basaza uzahasanga, bafite amoko, bafite ibintu byinshi muri bo. Ntuzigere ugendera ku bantu uzasanga kuko bafite ukuntu bavuga Imana neza, ariko wagenzura imirimo bakoze ugasangira bihakana. Twigize tubona rimwe mu nsengero habamo biturisho, ukabona kimwe cyanditseho ngo icya 10, ikindi cyanditseho ngo inyubako, ikindi cyanditseho ngo amashimwe, sinzi n'ibindi iwanyu muzi byahabaga, ukabona haranditse ngo icy'abakene, cyo gufasha abakene. Kandi wajya kubona ukabona muri raporo zitangwa bari gutanga raporo ko nta mukene ubamo. Nyine ibintu utamenya, tricks and tricks mu rusengero, utuntu utamenya. Twigize tubonaho urusengero, mu rusengero usanga president cyangwa ni president w'urusengero maranje, pastor senior pastor cyangwa se overseer, general overseer w'urusengero, ugasanga ni uyu na murumuna we ni vice, na secretary ni cousin, na etanda cyangwa se accountant niko babita burya, ugasanga nawe ni anko, ugasanga mami w'urusengero nawe ni nuko, ugasanga ni igishene. Nubwo waza uvuga utitira inshuro igihumbi uvuga ko Imana ivuze, utamenya aho utabona aho umenera, kubera ironda karere, ironda muryango, ntumbaze n'ibindi namwe mufite mwasengeye. Pawulo abwira Tito ngo tugutumye mu itorero ariko uzakora attention, ntuzigere wita ku ibizaha birakozwe mw'abantu. Iyo tuvuga ibi natwe nituragera mu ijuru, ibi ngibi mpora mbibwira abantu, kuza kwicara ngavuga iminota 30 cyangwa isaha, ntago ndagera mu ijuru, ni ngari hapa, ndacyari hano, ntago ndarenga umutaru, ndacyarwana n'ibizaha. Niko muri iby'ijana muri navuze, aravuze ngo genda umukristo, ariko aravuze ngo munambara ndasana n'ibyaha, ariko agira iziringiro mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha we. Nako turagerayo, ariko byibuze hari igihe wigira ku makosa abandi bakoze ugakosora. Nyari kintu mpora mvuga, wigira ku mateka, wigira ku bibaye ku bandi nawe ugakosora. Pawulo abwira Tito, aravuga ngo no, bavuga yuko bazima, aravuga agasara, receive the anointing, receive grace, receive. Nigeze nza ndabivuga, Imana
Imana imbwira ati genda babaze igihe bafatiwe. Receive the Imana nyagasani. Receive. You start from the morning receiving up to the evening uri muri receive. Nabaza receiving iki ntabwo twanze ku receiving even natwe arya tuza tukavuga ngo akira. Yes birakora ariko reka turebe uri kwakira iki. Umuntu wese uzakwicara imbere atakubwira mu bintu akubwira atakubwira makureka icyaha uzashyire motowa kuko biravuga ngo kubaho iteka nibwo bwenge ariko kuva mu bizani ko kujijuka. Twigize tubona abantu bapanga amasengesho y'minsi 40 ugahera ku wa mbere ku munsi wa mbere uri mu rusengero kandi wagiye muri business ukibaza twakabaye tubana nawe hano nawe hakaza nyine akatubwira kuko ari wagize igerekwa nawe tukijana na 40 days twicaye hamwe ariko ugasanga nyine bagurutse bagiye mu byabo twe turaho bakatubwira gusenga kandi bariye mw'abantu. Pawulo abwira Tito ngo ntuzigere ugendera ku migenzo y'idini mw'abafarisayo namwe baje imigenzo ntakimaze keretse kwihana mugakizwa nibwo muzajya mu ijuru. Umuntu akakubwira kutajya amavumu kandi nawe ajyayo n'utuntu dutumye ahagaze kuri ako gatuti wowe ukajya ubona ari mu birere ukagira ngo ni amavuta kandi afite ibintu bindi yambariyeho haragira atya abantu bakagwa hasi bose bagashira. Guys, Pawulo abwira Tito kangaruke aramubwira ngo bavuga yuko bazi Imana arayivuga rwose ukumva yarasaraye. Ubu tugiye kwakira ibintu bidasanzwe, tugiye kwakira amavuta, tugiye kwakira musa n'ubukene bwanyu, musa n'ubwo butindi. Imana ibajyanye aha mugiye muri Amerika kandi ubwo n'abari muri Amerika tuvugana batubwira ko naho habaye imbobo. Abari hejuru haba mu Burayi barakubwira bati yewe uza nabi ugakubitwa ukagenda nawe ukarara hanze ukaba homeless hariyo n'imbobo naho ugiye nuko ntawe ubabwira ko agiye muri Congo ni muri Amerika ni muri Canada ni muri nuko ndashima Imana ko akiri mu Rwanda basanga nanjye igihe nikigera nzajya ariko kujyayo ntacyo bitwaye munyumve neza n'abariyo tubahaye ntacyo rwose ushaka ko waragiye baraguhanura isaba. Icyo ndi kuvuga ni akantu ko kubihakanisha imirimo. Ni gute pasiteri aguhamagara muri office akakubwira ngo mfite iyerekwa ryawe ngo nagize iyerekwa ryawe wahagera agakanda ibere ibimora mbivuga. Iyo bigeze kuba pasiteri ho mpita numva rwose nahita ndamika mikoro singagenda. Ibi bintu twagiye tugira ibintu by'ibikomere mu rusengero ibyo turebesha amaso bikadukomeretsa n'ibindi byadushikiye bikadukomeretsa ariko ikintu turi kuvuga ni Pawulo abwira Tito aramubwira ati be careful. Abantu bavuga yuko bazi Imana aha harimo abantu batanga ibisacumi batanga amaturo ashitse bita abantu ba daddy na ba mami bita abantu se ko nawe bita ango ni mami ni daddy mami daddy mami kandi ubwo daddy ikintu daddy akorera dota na sani nako sani we naho ariko nabo barabatinga da twamenye amakuru. Ikintu daddy akorera mbese dota you can't believe and imagine. Ikintu mami akorera son, my son, my lovely son, my blessed preacher, my blessed worship leader, my what and what, my ukajya kubyitegereza ugasanga behind daddy and mommy hari ikintu kiri behind nyine kandi kiri so dangerous. Ikintu ndi kuvuga Pawulo yabwiye Tito aramwira ati Tito we Tito nkuko nawe uri kunyumvuka byumva bavuga yuko basimana. Ubu tuvuga abahanuzi bagiye batandukanye ingo z'abantu umuhanuzi akaza yavuga akazi Imana nyine Imana indonye ku rugo rwawe ariko irambwiye ngo umugabo muri kumwe suwa come on somebody ntabwo Imana isenye Imana irubaka Imana nubaha umuryango. None nkatwe twagiye tugira ibikomere by'imiryango uba wumva nyine ugifite kiri so deep kirimo kabisa ukavuga uti njyewe ndamutse nkugize ugahora usenga Imana nindamuka ngize umuryango uzawumbe once nyine mbese niba navuga gute mbuze nuko mbyita uzawumbe nyine sinzawuvemo like uzawumbe tugumane. Ariko ugasanga haje umuntu uvuga Imana nuko undi akaza akavuga ati nuko ati mbonye uriya muntu muri guteretana atari we yego ndabyemera bibaho ariko akenshi ndavuga icyo hano Bibiliya ivuze. Pawulo abwira ati tarimo ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Ugasanga worship leader na ndavuga ndetse n'umuri donc worship leader n'umuri dera aho ngaho usanzwe umuririmbyi usanzwe bakapusika cyangwa se ikindi ugasanga rukundu kwaje kwa plan kwa systeme ba nuko mbese ugasanga mu rusengero ugasanga ariko kandi wakumva ibyuma byirangira shaho hari abahungu bakiri giti nanga bashyizemo akantu ku buryo avuga ati ebana yafata kuri gitari ya acoustic arayicuranga imiryo ikagiriye yahagarara kuri solo arayikubita ukumva neza ukumva muzindaro ni sawa yahagarara hana ukumva rwose ariko imirimo kuyihakanisha imirimo bakora biravuze ngo bene abo nabo kwanga urunuka
mana nyagasani no ku mirimo myiza ntacyo bamaze. Bibiliya hari igihe ibaza ngo byakumara iki gutunga iby'isi byose ngo ariko ukaka ubugingo. Ni ikibazo Yesu yigize abaza. Nanjye uyu munsi ngiri kwibaza, ibaze ko hari aho yageze akavuga ngo afazari bagukuramo ijisho kugira ngo donc bakayakuramo ariko ukajya mu ijuru, kujya mu ijuru afazari baguca akaboko ariko ukajya. Iyo tuvuga ibintu abantu ntabwo babikunda, ariko ni ukuri guhetse ukuri. Paulo abwira Tito ngo bavuga yuko bazi Imana. Ni iki gitumye ibintu byose biba expose, ukabona ushobora kumbwira uti nawe wicaye kuri kamera ejo ntawe uzamenya ibyaho biturutse. Ibiza byose ntago biba ari ukuri, hari nibiba ari ukuri bifite n'ibimenyetso, ariko hari igihe wicara ejo bundi sinzi ibintu narimo mvuga ndi kwivugira kandi ni ukuri. Dore bava ngo twari turi kumwe, nari maze icyumweru cyose mfite ivuga butumwa nta no kuruhuka pe. N'abantu tubana barabizi ko ntigeze kugira icyumweru cyose nkumbura kuryama, kubanywa nijoro aho abantu miyahaho nayaha ngaha. Ngiye kubona umuntu yanditse comment, anyways ntago nayibonye ariko mushiti wanjye yarayimbwiye commentaire isekeje. Ntago no twita kuri ibyo, ariko icyo ndi kuvuga ni iki, ni byiza ko bavuga ikintu basi nawe ukumva hari ahantu uhuriye nacyo. Like baramutse bavuze kugira amagambo nawe ubizi kugira amagambo, okay wavuga uti ibintu bavuze ni ukuri, ariko birababaje ko umuntu wamwita umunyamagambo kandi uzi neza ko nawe abizi ibyo nta kintu bigutwara. Eka nikomereza, ntabwo turi kuvuga ibi ngo turi guca imanza. Iyo tuvuga gutya natwe nabwe ngo turacyari hano gusa, ariko se basi twe dukora iki? Bavuga yuko bazi Imana ariko bakanisha imirimo bakora. Kubera iki se? Nigize nsa mu rwandiko Yesu yabwiye Yohana ngo yandikire like itorero ry'i Philadelphia, abwira ngo nubwo uri umunyantege nke, ngo uri umunyantege nke ariko witondera urankunda like kandi ndirebe uri umunyantege nke. Ibice bitatu byahishuwe twite tunasenga ko ntawe ugiye kuzarangiza imperuka. Haravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Philadelphia byahishuwe 3:7, wandikira ubwo marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti uwera kandi ukuri 8, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye. Ushobora kuba udasenga wenda 40 ngo yahirike, ushobora kuba wenda nyine bakubona nk'umunyantege nke udashobora guhirika 120. Nigize nicara na n'umuntu arambwira ngo yasenze iminsi 365 umwaka wose arya nijoro, ndavuga ntago ndasenga ibi naratangaye. Rero ushobora kuba ufite intege nkeya wenda utaririmba neza da na kadansi utayikora neza, mbese ibintu byose wumva bitavamo, ariko byibuze ugifite kwitondera ijambo ry'Imana muri wowe kandi ntuhakane izina ry'Imana. Kuyihakana ni ikihe? Ni ukuvuga ko ukijijwe kandi ugakora ibintu by'abapagani. Yesu abaho umugisha, ariko ndiho ndavuga iki, reka twisuzume aho dutuye, twisuzume aho dukorera, twisuzume mu buzima bwacu bwa buri munsi, twe guhakanisha imbaraga z'Imana imirimo ye dukora. Nibyo Jehova yirebara ndabatahije, harimo abashuti banjye. Imirimo yawe ihakana Imana, isura yawe ihakana uwera. Sinzi ndirimbo baririmbye imeze gutyo, ariko hari igihe uriya muntu yakubwira ngo ni umurokore ugahita uvuga amaraso ya Yesu. Wari umuntu yakubwira ati ni umutumishi ugahita uvuga mu izina rya Yesu. Kubera iki? Byanyine n'ukuntu agaragaye ubwabyo rwose wapepe. Yesu abaho umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibabashishe gukora imirimo idahakana Imana. Narije kukubwira ngo kugira impinduka nziza kandi zigirira sosiyete umumaro. Paulo abwira tutaramubwira ati uva bene abo nabo kwanga ubunuka kandi no ku mirimo myiza. Bya bindi bavuga ngo bafashije imfubyi, bya bindi bavuga ngo bafashije abapfakazi, bya bindi bavuga ngo bagaburiye abashonje, ibyo ngo nacyo bamaze ku mirimo myiza byose. Urumva kuba uhakana Imana uyihakanisha imirimo ukora kandi none ukongera ugasubira inyuma ukirata ya mirimo, bivuze ngo imbere y'Imana n'ubusa. Rero Imana ikubashishe kuyikorera ariko imirimo yawe udahakana Imana, ugira impinduka nziza mu buryo bwiza kandi bigire na sosiyete umumaro. Biraryoha kuba boss yavuga ati mu bakozi mfite kanaka, wanagenda wanasezera akumvana n'ababaye ko ati yo nzakora SDC umuntu umeze nka kanaka. Biraryoshye kuba ahantu ukodesha wahava nyine akavuga ati yo mana mbuze umupangayi pe yari inyangamugayo. Biraryoshye kuba mu muryango ikintu cyose kigiye kuvuga ati yo muhamagare kanaka nyabusa, kubera iki bakuziho nyine kuri umuntu w'imirimo kandi myiza. Navugaga ku mpinduka nziza kandi zigirira sosiyete umumaro. Mana ngo tubashishe gukora ibyananiye abandi. Daniel ni igitabo nkunda, yaranditse avanga abantu bazi Imana bazakomera, hanyuma nibamara gukomera bakora ibyo. Reka dusenge niba wenda bikwiriye, baba dusenge. Reka dusenge, hanyuma niba wumva hari ahantu wakoraga ibintu bihabanye, niba wumva hari ahantu wagongwaga n'imirimo ukora, niba wavugaga ko uri umuhanuzi ariko ukanywa, turababonye, niba wavugaga ko uri umuhanuzi ariko ugasinda, niba wavugaga ko ubutumwa ariko ukasamba, buri wese afite agahondesho ke, ucishwe bugufi ahantu uri
cyangwa se uce bugufi ahantu uri gusenga n'Imana rino sengesho. Kandi iyo hari umuntu uri gusenga haba hari n'Imana iteguye gusubiza amasengesho. Uri Imana igira neza, uri umukozi mwiza w'umuhanga, urahambaye, turakwemera, uri nimero ya mbere, turagukunda Yesu. Nyemerera umuntu wese wari udukurikiye bitewe n'imirimo akora yumvaga yigaye kubw'imirimo akora, umubashishe gukora ibiguhimbaye kandi umubashishe gukora ibihwanye n'ibyo avuga. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo ni ukuri nishimiye ko menye rwose ko Yesu ari umukiza wanjye, ariko aravuga ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha ndihana ndizera ndakizwa, ariko aririmba neza avuga ngo ibyo ndirimba nibyo mvuga. Tubashishe kuvuga ibyo dukora, utubashishe gukora ibyo tuvuga, uturinde ko duhabana n'imirimo yacu dukoresha amaboko, kuko ari izaduherekeza. Reka ubashishe buri muntu wese kandi umugisha buri muntu wese waradukurikiye mu izina rya Yesu, amen.